Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko nicyo cyigisho cy'iki gihembwe. Muri iki cyumweru rero dufite insanganyamatsiko ivuga ngo umunsi mu murimo wa Yesu. Umunsi mu murimo wa Yesu niyo nsanganyamatsiko y'iki cyumweru. Icyo kwibukwa kiraboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko, igice cyaho cya mbere, umurongo wa 17. Hari amagambo avuga ati, Yesu arababwira ati, nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Ndakwinginze kugira ngo kuri uyu munsi, mbere ko tujya mbere mu cyigisho cy'uyu munsi wa none, dusenge Imana. Uwiteka Mana ishobora byose, turagushimiye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Ubuntu bwawe udahwema kutugirira, ukomeze kuba udukwizaho. Kuri uyu munsi wa none tugiye kwiga ingingo ikomeye cyane. Turakwinginze kugira ngo ubane natwe, Umwuka wawe wera atwiyoborere. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Indi mirimo yakoze ku munsi w'isabato niyo ngingo y'uyu munsi. Kuri izi tariki 9 Nyakanga tugiye kurebera hamwe ingingo ivuga ngo indi mirimo yakoze ku munsi w'isabato. Ndakwinginze rero kugira ngo duhurire muri Bibiliya, dusome amagambo aboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko igice cya mbere umurongo wa 29 turageza ku murongo wa 34. Yesu yafashije ate umuryango wa Petero, kandi ni ayahe masomo y'iby'umwuka tubasha gukura muri iyi nkuru? Nshuti mukundwa, ndagira ngo duhurire kuri Bibiliya, dusome aya magambo aboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko igice cya mbere umurongo wa 29 tugeze wa 34. Umutwe w'amagambo uravuga ngo akiza nyirabukwe wa Simoni n'abandi benshi. Bamaze gusohoka mu isinagogi, bajyana na Yakobo na Yohana mu nzu ya Simoni na Andereya. Ubwo nyirabukwe wa Simoni yari aryamye arwaye ubuganga, nuko bamubwira ibye, araza amufata ukuboko aramubyutsa, ubuganga bumuvamo, arabazimanira. Nimugoroba izuba rirenze, bamuzanira abarwayi bose n'abatewe na dayimoni. Ab'umudugudu wose bateranira ku irembo. Akiza benshi bari barwaye indwara zitari zimwe, yirukana abadayimoni benshi, ntiyabakundira ko bavuga kuko bari bamuzi. Nshuti bakundwa, Kristo ku munsi w'isabato yakijije nyirabukwe wa Petero, kandi akiza abarwayi benshi. Abarwayi benshi arabakiza, n'abari barwaye abadayimoni Yesu yarabakijije. Nyuma y'iteraniro rishimishije bagiriye mu isinagogi, Yesu yajyanye n'itsinda rye rito ry'abigishwa, Petero, Andereya, Yakobo na Yohana, kuruhukira mu rugo rwa Petero nta gushidikanya, kugira ngo bafate akanya gasigaye k'ikiruhuko cy'umunsi w'isabato. Basangiraga bya gicuti kandi basabana. Nshuti bakundwa, Kristo yasabanaga n'inshuti ze ku munsi w'isabato, kandi Kristo yabaga anezeranywe n'inshuti ze nyuma y'amateraniro yo ku isabato. Ariko uko gusabana kuza kubonekamo kirogoya. Nyirabukwe wa Petero yari arwaye ubuganga, bwashoboraga icyo gihe gukira cyangwa bukamuhitana. Babwira Yesu iby'ubwo burwayi, maze aragenda afata nyirabukwe wa Petero ukuboko aramwegura. Uwo mwanya arahaguruka atangira kubazimanira. Mbega urugero rukomeye rw'ihame ritwereka ko abamaze kwakira agakiza, imibiri yabo igakizwa na Yesu, bagomba kubigaragariza gukorera abandi.
nshuti bakundwa, ndagira ngo nkubwize ukuri yuko iyo Kristo agukore igitangaza, agukijije, ukuboko kwe kugukijije, nta kabuza bikwiye kuba byiza iyo ukwiye kubigaragariza abandi kandi ubafasha. Nyirabukwe wa Simoni nta kindi yakoze uretse kuzimanira abari bateraniye aho ngaho nyuma y'uko Kristo amaje kumukorera neza amukijije. Mu gitabo cyose cya Mariko, akenshi Yesu akiza abantu kubwo kubakoraho. Mu by'ukuri mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko, akenshi Kristo akiza abantu kubwo kubakoraho, nubwo ibindi bihe hatavugwa ibyo kubakoraho. Urugero nk'amasomo twahawe hano mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza wa 12, igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza wa 6, tubona ibitangaza Kristo yagiye akorera abantu hano, ariko akabakiza ariko yamaje kubakoraho. Urugero nk'urw'umubembe wari urwaye, yikorewe n'abandi bantu 4 bakamunyuza ku gisenge kugira ngo bamugizeho Kristo ari. Kristo yamukozeho, arahaguruka aramukiza. Nshuti bakundwa, Kristo hari igihe byabaga ngombwa ko akiza abantu ariko amaje kubakoraho. Ariko hano kuri nyirabukwe wa Petero, ahangaha Kristo yabakijije bitabaye ngombwa ko abakoraho, ariko kuri nyirabukwe wa Petero Kristo yamukozeho. Yesu yari atararangiza umurimo we w'umunsi, izuba rimaze kurenga, abantu benshi baje mu rugo kwa Petero kugira ngo bakizwe. Nta gushidikanya, kuko bari bamaze kubona ibyabereye mu isinagogi uwo munsi, cyangwa bamaze kubyumva. Kuba umwanditsi w'ubutumwa bwiza ntacyo abwira abasomyi be cyerekeranye nuko gutinda kw'abantu bitewe n'amasaha y'isabato. Byerekana ko yifuzaga ko abasomyi b'ubutumwa bamenya iby'isabato. Iki ni ikimenyetso cyerekana ko Mariko ahuje n'abasomyi be basanzwe bakurikiza isabato. Mariko avuga ko abatuye umujyi bose baje guteranira ku irembo muri uwo mugoroba. Bishobora kuba byaratwaye umwanya Yesu kugira ngo arangize gufasha abo bantu bose. Buri kanya banyuranagamo baza kandi basubirayo, kubera ko nta n'umwe wari uzi ko umunsi ukurikiyeho uwo muvuzi yari kuba akiri kumwe nabo. Nshuti bakundwa, abantu bateraniye kuri Yesu kugira ngo abashe kubakiza, nyamara byari ku munsi w'isabato. Bumvaga ko umunsi ukurikiyeho batazaba bari kumwe n'uwo muvuzi ukomeye cyane. Nyamara Kristo yakoze ibishoboka byose abo bantu abasha kubakiza. Nyamara Kristo yakijije abantu benshi kuri uwo munsi. Ntabwo mbere yaho Kaperinawumu yarigeze namba igira umunsi nk'uwo. Ikirere cyari cyuzuye amajwi y'intsinzi n'urusaku rw'abakijijwe. Umukiza yaranejejwe n'umunezero we ubwe. Yari ateye abantu kugira igihe yabonaga uburibwe bw'abari baje bamugana. Umutima we wakabakabye n'impuhwe, maze ashimishwa n'ububasha bwe bwo kubakiza. Basubiraga amagana, bagasubirana amagara mazima n'umunezero. Nshuti bakundwa, Kristo yanezezwaga nuko akijije abantu kandi bagasubiranayo amagara mazima ari bazima. Yesu yashoje igikorwa cye ari uko amaze gukiza imbaga. Yesu yashoje igikorwa cye ari uko amaze gukiza imbabare ya nyuma. Iyo mbabare y'abantu yatashye
hamaze kuba nijoro cyane, maze inzu ya Simoni ibundikirwa n'ituze. Umunsi muremure unejeje wari urangiye, kandi Yesu yarakeneye kuruhuka. Ariko ubwo abo muri uwo mujyi bari bagisinziriye, Umukiza abyuka kare mu rukerera, ajya ahantu hiherereye arasenga. Aya magambo aboneka mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose cyanditswe na Ellen White, ingeri ya 2018, paje y'194. Ahangaha Kristo nubwo yari yakesheje ijoro, ntabwo byamubuje kuzinduka mu gitondo cya kare ngo ajye gusenga. Nyamara abo mu mujyi bari bagisinziriye, we abyuka mu rukerera ajya gusenga. Kristo yahoraga asaba imbaraga Imana, kandi Kristo amasengesho yari imibereho ya Kristo. Nshuti bakundwa, ku munsi w'isabato Kristo yakoze ibitangaza. Kristo yakoze imirimo yo gukiza abantu. Natwe kuri uyu munsi turemerewe gukora imirimo yo gukiza abantu ku munsi w'isabato. Umunsi w'isabato ni umunsi w'umunezero. Ni umunsi abafite imbabare zikwiye kuboneramo urukundo rwa Kristo, kandi zikanezererwa nuko Kristo azikijije. Kristo rero yakoze imirimo ikomeye ku munsi w'isabato akiza abantu. Nawe kuri uyu munsi ndakwinginze kugira ngo umunsi w'isabato ujye ukubera umunsi w'umunezero, kandi uhora uzirikana Imana kuri uwo munsi wera. Ndakwinginze rero kugira ngo twemerere Kristo adukoreho, atwemeze iby'ibyaha byacu, ndetse natwe umunsi w'isabato nitujya tuwuruhuka tunezerewe, kandi twishimire no kunezeza n'abandi bantu ku munsi w'isabato. Ibyo nibyo ngusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Reka dusenge Imana. Turakwinginze mwami Imana, turakwinginze kugira ngo ubane natwe kuri uyu munsi wa none. Turakwinginze kubw'amagambo meza tumaje kwiga abashe kugira icyo aduhinduraho mu mibereho yacu. Turakwinginze kugira ngo uzubane natwe. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.